Hi guys, nanone ndagarutse ndi kugira ngo mbere ku kuntu dushobora guhita dukora akantu koroshye. Uyu munsi hari ukuntu uba ukeneye kwandika email ariko ugasanga uri kuvuga ati ntabwo nzi kwandika email, cyangwa se bakakubwira ati wenda andika email uyandike wenda yandikira umuntu runaka, umuyobozi runaka, ariko unamakinga sure yuko wanayiforwardinze ku wundi muntu nawe ahita ayibona, kandi umakinga sure ko nta muyobozi wayohereje amenya ko ari undi muntu wayihaye. Ntabwo biri ngombwa yuko ujya kwirirwa wandika ngo umubwiye ngo email nubwo nyohereje ngo ariko nayohereje n'undi muntu, no. Nanone hari ukuntu ushobora kohereza abantu benshi email icyarimwe ariko muri hagati yabo bose ntagire umenya ko n'undi yayakiriye. Hari n'ukundi ushobora kuzohereza bose zikabageraho ariko buri umwe akamenya ko n'undi yayakiriye. Ubu ni uburyo bubiri butandukanye. Rero hano kugira ngo nkwereke ukuntu ushobora kohereza email mu buryo buri professional, nkwereke uburyo ki bikorwa, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza. Iyi ni How to Jackson. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubona mu biganiro bigiye bitandukanye, kuko mu matutorial tubagezaho harimo ubumenyi bugiye butandukanye. Reka dutangire turebe ukuntu byakorwa. Iyo ugiye gutangira kwandika email, ujya ahantu handitse compose, ukanza handitse compose, ugukira kuri ako page kameze gutya, hano handitse to, bivuze ko ari umuntu ugiye kohereza email, niho ushyira email y'umuntu uri bwakire. Dufate nk'urugero hano, duhere kuri email ya mbere ariyo dukoresha ariyo twoherezaho. Murabona ko email ya mbere yagezeho. Iyi email ubu tuje hano munsi twandikaho subject cyangwa se umutwe, titre y'ibyo tugiye dushaka kohereza, byatworohera tukaza guhita twohereza byoroshye nta kibazo. Ubusanzwe kwandika email waza hano nk'urugero wenda dushaka nko applyinga akazi runaka, ukaza hano nk'akazi kitwa administrative assistant, ni akazi dushaka applyinga n'urugero, hanyuma ukaza hano muri subject ukandikamo ugashyiramo ka kazi administrative assistant job application. Ibindi bikabikora. Hanyuma hano munsi niho ushyira za documents zitandukanye, ndetse ukanandika n'ibyo ushaka kuvuga, ariko nta nubwo biba binakenewe cyane ari byinshi. Hano niho ushyiraho za documents zitandukanye ukeneye. Ushyiramo document, murabizi uraza ugakanda hano, hanyuma urabona nk'ahangaha dufitemo document, application letter, CV ndetse na senior citizen certificate. Ukaziselectinga zose hanyuma tukaza uploadinga. Murabona ko zose zigeze. Uru ni urugero rw'uburyo ushobora gukoresha email wa applying, ariko kugira ngo ubu ntabwo ari bwo bumenyi bw'ingenzi cyane nkeneye kwereka ko email igira ibice nakwita ko ari nka bitatu by'ingenzi cyane ku bintu biri basic. Hano hejuru ni uwo wandikiye, hano ni umutwe w'ibyo ushaka kwandika, hano munsi naho ukandika ubutumwa ushaka kohereza ku muntu runaka. Dufate nk'urugero, ushaka kohereza nk'umuntu ubutumwa, message, uraza ukandika hano, kandi ukamenya neza yuko ibyo wanditse hano bifite aho bihuriye n'uyu mutwe wanditse, uko ari umutwe wa email. Bigomba kuba bifite ukuntu biri related. Noneho hano muri email haba harimo utuntu tugiye dutandukanye twinshi cyane, hano dufite hano hasi twinshi. Ushobora kuza hano nk'urugero ugafata ijambo ukaribodinga, ukarigaragaza nyine mu nyuguti z'umukara cyane. Ushobora kuza ugafata ijambo ukaricaho akarongo, byose birashoboka, ucaho akarongo. Ushobora kuzirindi ukarigira italic. Ibi ubikora bitewe n'icyo ushaka kugaragaza nyine cyihariye mu buryo buri specific. Nanone ariko hano icyo nshaka kugira ngo dusobanukirwe cyane ni utu tuntu tubiri, CC na BCC. Utu tuntu, iyi CC isobanuye ko ni uburyo wohereza email abantu benshi ariko bose bakaza kubona yuko umwe yakiriye email n'undi yakiriye. Nk'urugero ngiye nshaka kohereza email, nkayikohereza ariko nkayohereza n'undi muntu, ariko nawe ukaza kubona ko nayohereje uwo muntu. Noneho kuri BCC ho ni igihe nshaka kohereza email ariko ntumenye ko ari n'undi muntu nayohereje kandi nayimwoherereje. Reka tubigerageze nk'uko bikora.
uraza hano urikona nk'uyu hano uwa mbere tubanza kumushyiramo, nyuma tukazanda hano kuri CC. Yes, tugashyiramo email dushaka koherezaho ubutumwa. Aba bivuze yuko aba bantu bombi bari buze kubona yuko umwe yabonye email inturutseho n'undi akayibona. Bombi bari buze kubona yuko bose bakiriye email imwe ariko inturutseho. Noneho hano kuri BCC ho ni igihe bombi bari buze kuzakira ariko ntihagire umenya ko nayihaye undi. Bari buze kuzakira bisanzwe bagire ngo nta numwe wabonye email isa nk'iyundi, ntibanamenye ko hari n'uwo nandikiye, nyine buri wese amenye ko namwandikiye ku giti cye nta bintu bidasanzwe. Hanyuma bazisome bisanzwe. Ubu aka kambere kuri CC gakoreshwa nk'urugero nko ku mabaruwa cyane cyane y'Ikinyarwanda no bandikaga ngo bimenyeshejwe. Iyo bimenyeshejwe bimeze nk'iyi ngiyi, kuko bivuze ko uyu muntu namwohereje email ariko nanamenyesheje n'aba ngaba yuko namwohereje email. Ushobora kuba ari nka case runaka umuntu ari gukurikira, hanyuma kohereza email runaka ku muyobozi runaka ariko akanabimenyesha n'undi muntu umuyobozi runaka mu zindi nshingano cyangwa se mu zindi nzego. Ibi ngibi ni ibintu by'ingenzi cyane ku bantu bakoresha email, cyane cyane ko ntabwo ari abantu benshi bagira amahirwe yo kubimenya. Nizere ko ubwo mubimenye kandi bigomba kubagirira akamaro. So byari iby'ingibyo by'uyu munsi kuri email. Niba utarakora subscribe, making sure ko wayikoze kandi video yikoreshe ku bantu nabo bakomeza bimenye, komeza twikoranabuhanga. Murakoze nawe ubutaha. Icyo kiba kirenze kuri ibi ngibi na gusendingaho ni ukuzukanda hano hasi send kabera rangi. Murakoze nawe ubutaha.